munsi tugiye kubagezaho imihango y'ubukwe mu muco w'Abanyarwanda. Imihango y'ubukwe bwa Kinyarwanda, intangiriro. Ubukwe ni umwe mu mihango ndangamuco ukomeye w'Abanyarwanda. Uyu muhango wakoranwaga ubushishozi, ubwitonzi, ubwenge n'ubwumvikane hagati y'imiryango. Ubukwe bwahuzaga imiryango ibiri, ni ukuvuga umuryango w'umuhungu n'umuryango w'umukobwa, bahujwe n'icyifuzo cyo kubakira abana babo urugo rukomeye. Abanyarwanda bose bari basangiye umuhango w'ubukwe, kuko mu duce twose tw'igihugu wasangaga imyumvire y'imihango y'ubukwe ari bimwe. Hari uturere twabaga dufite umwihariko, ariko muri rusange imihango nyayo y'ubukwe hose mu gihugu yari imwe. Intego y'ibanze y'ubukwe rero mu Rwanda yari iyo kurema urugo rushya, maze narwo rukabyara, rukororoka, iki gihugu n'umuryango bikunguka amaboko. Ubukwe bwari umuhango w'imiryango ibiri isanzwe idafitanye isano, ihuzwa n'uko umwe ufite umusore undi ukagira inkumi, maze ikiyemeza kubashyingira urugo rwabo, kubashingira urwabo rugo. Imiryango ibifashijwemo n'umuranga yararambagizanyaga, yamara gushimana hagakurikiraho gufata irembo, hagakurikiraho gusaba no gukwa, hagakurikiraho gushyingirwa no gutwikurura, hagakurikiraho kugera mu rugo cyangwa se kuramukanya, hagakurikiraho gutekesha ndetse n'indi mihango. Uyu mutwe rero uragaragaza mu ncamake imihango y'ingenzi y'ubukwe bwa Kinyarwanda. Turibanda ku byari bihuriweho n'abantu benshi. Umuhango wa mbere ari umuhango wo kurambagiza. Kurambagiza rero ni ukureba uburanga bw'umukobwa n'ubwiza bwe, ni ukugenzura, ukagenzura imico n'imyifatire ye, uko yitwara mu mibereho ye, imikorere ye, isuku ndetse n'umuryango akomokamo, kugira ngo umenye niba yarahawe uburere bwiza. Mu Rwanda rwo hambere, iyo ababyeyi babonaga ko umwana akuze ageze igihe cyo kurongora, babimenyeshaga inshuti n'umuryango, maze bagafatanya gushaka umuranga. Umuhungu n'umukobwa ntibabonanaga cyane, keretse ababaga baturanye. Umuryango washakaga umuranga wabaga ari umuntu mukuru uzi neza umuryango urambagizwa, maze agafasha umuryango urambagiza kureba, kwitegereza no guhitamo neza umugeni cyangwa umusore ubereye umuryango w'umutumye. Mu kurambagiza rero, umuranga yaheraga ku kumenya umuryango w'uwo arambagiza. Yibanaga kumenya niba nta sano iri hagati y'umuryango, akamenya imico y'umuryango umukobwa avukamo, akamenya umutungo bafite, akamenya ubuntu n'urugwiro. Umuranga kandi yitaga ku kumenya niba nta miziro, ubwicanyi, kutaremya urugo n'ibindi byatumaga abantu badashyingirana. Umuranga yitaga no ku mico ye n'imibereho by'umukobwa, akamenya ko afite ubwiza, ko afite umutima n'uburere, ko adafite ubumuga cyangwa indwara zidakira. Yamenyaga kandi ko ashobora kubyara
atari impenebere cyangwa se impa. Ku rundi ruhande hari ubwo umusore yabaga ageze igihe cyo gushaka umugore, yagezaga icyifuzo ku babyeyi, ariko akenshi nabo babaga baratangiye kugenzura ngo barebe ko ari muzima, ko ageze igihe cyo gushaka. Muri uko kumwemerera rero barebaga ko yubatse inzu yo kurongoreramo, nubwo akenshi bamufashaga kuyubaka. Umusore watangiye kurambagirizwa hari ubwo yabaga atazi neza umukobwa mbere y'uko imihango yo gusaba irembo itangira, bityo yabwiraga mugenzi we w'inkoramutima, bakigira abagenzi, bakajya iwabo w'umukobwa. Iyo bageraga iwabo w'umukobwa basabaga amazi cyangwa igishirira cyo gutekera itabi, bakaboneraho kwitegereza uko umukobwa agira ubwuzu, uko yakira abantu, uko agira isuku mu rugo no ku irembo, uko ataka mu nzu n'ibindi. Iyo bashimaga rero bamenyeshaga ababyeyi ko bashimye ko imihango yakomeza. Hari aho umusore yajyaga kureba iwabo w'umukobwa, umuranga yabanje kumuteguriza. Icyo gihe yakirwaga na murumuna we na muramu we cyangwa se undi musore wo muri urwo rugo, maze bakicara ku muryango bakamuzimanira. Umukobwa na nyina bakurikiraniraga ikiganiro bicaye mu kirambi, bamurungurukira mu nkomane z'insika. Igihe babaga bamuherekeje, umukobwa yamukurikizaga amaso, yitegereza uko ateye, yitegereza indeshyo, intambuko n'ibindi bigaragarira amaso. Iyo umusore yabaga amenyeranye n'umuryango arambagiza nk'umukobwa, cyane cyane nk'iyo babaga baturanye, aje kubasura sebukwe cyangwa nyirabukwe, hari igihe bamusuzumaga ngo barebe ko azavamo umugabo ushobora kubaka urugo rukomeye. Bamuhaga ingiga y'igiti cy'insobe cyangwa se ikindi kiruhije kwasa. Iyo cyamunaniraga rero hari ubwo yabaga ahebye umugeni. Umuhungu cyangwa umukobwa yashoboraga kubenga bitavuye mu babyeyi babo, inshuti zabo cyangwa se bo ubwabo barapererezaga, baga uwo basabira bakamubenga. Uwabengaga bimenyeshaga abandi, umukobwa yabimenyeshaga nyirasenge, nyina wabo, nyina cyangwa se mukuru we, naho umuhungu akabimenyesha inshuti ze, inshuti z'umuryango, cyane cyane abantu babaga baziranye bisanzuye kuri se, maze bakabimumenyesha. Iwabo w'umukobwa iyo bamaraga kumenya ko umukobwa wabo arimo arambagizwa, nabo bashakaga umuntu w'inshuti cyangwa se umuvandimwe utari umuranga, wagenzuraga iwabo w'umuhungu kugira ngo bamenye imyitwarire ye. Iyo umuryango w'umukobwa warangizaga kugenzura umuryango w'umusore n'imyitwarire ye, hakurikiragaho kubaza umukobwa niba yemera kuzabana n'uwo musore. Iyo amaze kwemera rero hakurikiragaho umuhango wo kuraguza, kugira ngo babaze abakurambere niba urwo rugo ruzaba ari urugo ruhamye. Iyo inzuzi zeraga, imihango yarakomezaga. Se w'umuhungu, se wabo, umurangwa cyangwa undi muntu umuryango wizeye, yajyaga kubaza iwabo w'umukobwa niba bazabaho umugeni. Iyo babaga bamaze kwemeranywa, basezeranaga igihe cyo kuza gufata irembo. Naho iyo inzuzi ziteraga ariko babona bidakomeye, bashakaga isubyo bakanywa, bikaba bibaye intsinzi. Ibi byakorwaga ku miryango yombi muri rusange. Undi muhango ari umuhango wo gusaba no gufata irembo. Gusaba no gufata irembo ni imihango yakurikiraga kurambagiza, ikabera iwabo w'umukobwa.
igihe bazazira gusaba irembo, yatumaga ku muryango we akazabagezaho urubanza afite. Umukuru w'umuryango akaba ari ufata inshingano zo kuzajya gusabira irembo umuhungu wabo, cyangwa akagira undi aziha, cyane cyane akaba ari se w'umwana. Mu duce twinshi tw'u Rwanda, umukwe mukuru muri iyi miryango yabaga ari se w'umwana. Yaba atabishoboye agagaharirwa na se wabo cyangwa se muranga, keretse iyo umuranga yabaga ari umugore. Mu gusaba irembo rero bajyanaga inzoga y'amarwa, ariko bitewe n'ubushobozi bw'umuryango hari n'igihe bajyanaga inzoga y'ubuki, inturire. Mu mihango y'ubukwe yose mu Rwanda ntibakundaga gukoresha inzoga y'urwagwa, kuko bayitaga incike. Kuko yabaga ari inzoga ica umuryango, kuko umukobwa basabishije urwagwa abanyarwanda bavugaga ko atabyara. Uretse mu Gisaka no mu Kinyaga, kuko bo batahingaga amasaka. Impamvu mu Rwanda bakoreshaga inzoga y'amarwa ni uko ariyo nzoga yitwaga inzoga nkuru. Ubusanzwe mu mbuto nkuru z'abanyarwanda hari nk'amasaka, uburo n'inzuzi. Bityo rero inzoga y'amasaka ikaba ariyo yakundaga gukoreshwa mu mihango ikomeye yose y'abanyarwanda nk'inzoga nkuru iva mu mbuto nkuru. Mu muryango wo gusaba no gufata irembo, iwabo w'umuhungu bajyanaga abantu bake batarenze 10. Umukwe mukuru akabanza imbere, aho ni mu Kinyaga, cyangwa se akabajya inyuma, aho n'ahasigaye hose mu Rwanda. Mu bice bya Bushiru ndetse ho hagendaga abantu 2 cyangwa se 3 gusa, ahubwo bagaruka baje kuvuga amagenzi, bagasanga aho umuhungu hateraniye umuryango wose. Umuryango w'umuhungu ugiye gusaba irembo, iyo wageraga iwabo w'umukobwa baravunyishaga ukakirwa maze ukazimanirwa. Bamara gushira impumu, umusanga mukuru akenshi yabaga ari se w'umukobwa akabaza umukwe mukuru kibagenza. Umukwe mukuru yasobanuraga ko baje kubasaba amaboko, ko umuryango wabo ufite umusore ugeze igihe cyo kurongora, kandi ko bazi ko muri urwo rugo hari umukobwa bakwiranye. Agakomeza ababwira ko bari baje gusaba irembo kugira ngo bazarinyuzemo inka yo kubakwera.